Hello mukunze ibiganiro byo kuri RN Agape Official, ndagusuhuje cyane aho uherereye mu nce z'igihugu zitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ese ni ibihe bintu 10 nakora kugira ngo nirinde kuruka mu gihe ntwite. Hari abantu benshi bibaza ikintu bakora, bakunda kugira ibibazo byo kuruka batwite. Iyi saha ushobora kuba utwite ukaba ufite icyo kibazo cyo kuruka, ukaba wibaza ngo ese ni ibiki nakora byamfasha kugira ngo mpagarike kuruka, cyangwa se ukaba ufite umugore utwite ariko akunda kugira ibibazo byo kuruka. Nta handi rero wabisanga ni kuri RN Agape Official. Reka turebere hamwe ibintu 10 wakora. Icya mbere ni uko urya ibiryo bikeya ukirinda kurya cyane ngo wuzuze inda, ukarya dukeya ariko buri kanya, byibura buri masaha 2 cyangwa 3 ugomba kugira akantu ufata, uko byaba bimeze rwose, uko kaba korohejemo kose, ariko inda yawe ntibemo ubusa. Ubushakashatsi bugaragaza ko inda iyo irimo ubusa iteza ibibazo byo kuruka, ariko iyo harimo ikintu ntabwo bituma umuntu ataruka bya buri kanya cyangwa se ngo agire ibibazo byo kuruka mu gihe atwite. Icya kabiri, uba ugomba wirinda gusonza, ari byo bijya guhura na topic ya mbere. Uno ikintu cya mbere wirinda, aho urya gake ariko ukirinda gusonza. Icya kabiri rero nicyo ngiki, wirinda gusonza, kuko iyo ushonje aside yo mu gifu iriyongera ku rwego rwo hejuru, bikaba byatuma ugira ibibazo byo kuruka. Ushobora kujya ufata utuntu tworoheje mu gihe wumva usonje utarageza mu gihe cyo kurya. Ni byiza ko aho uri hose mu gihe utwite uba ufite akantu koroheje wafasha mu buryo butuma udasonza. Ushobora gufata nk'akabiswi, ushobora gufata umugati, utuntu nk'utwo tworoheje, ariko ntutume habaho ikibazo cyo gusonza, inda ikaba hari ikintu kirimo gifatika. Icya gatatu wakibaza ngo ni iki? Icya gatatu ni ugufata ginger cyangwa se tangawizi. Ubushakashatsi bugaragaza ko ginger igabanya ibyago byo kuruka ku mugore utwite. Aho mu gihe wumva udashoboye kunywa icyayi kirimo ginger, ushobora gushyiramo dukeya mu mafunguro ugiye gufata, ariko ugafata ibyo kurya birimo ginger cyangwa se icyo kunywa kirimo ginger. Ginger igabanya ibyago byo kuruka ku mugore utwite. Icya kane ni ukunywa amazi. Si ngombwa ngo uyanywere icyarimwe, uhita ufata 3 litiro cyangwa 4 ugiye kubinywera icyarimwe. Ko buriya amazi unywereye icyarimwe, cyane ubushakashatsi bugaragaza ko ayo mazi nta kamaro amarira umubiri. Ni byiza ko nimba uyafashe uyanywe gake, apana guhita uyanywera icyarimwe, ariko ufate amazi. Igihe rero kunywa amazi bikunaniye, wenda wanywa amazi akonje kumva guteye iseseme, gerageza unywe n'amazi y'akazuyazi, bizagufasha. Ariko unywa amazi pe, amazi ku mugore utwite ni meza cyane. Iyo uburyo bumwe bwanze ugerageza ubundi. Iyo unywa ay'akazuyazi kaguteye iseseme, inywa akonje, niba ngombwa uyashyire no muri firigo akonjemo. Icya gatanu kiri mu bintu bijya bituma abagore benshi bagira ibibazo byo kuruka. Irinde impumuro inuka pe, byirinde. Nimba ari parufe ikunukira, byirinde ku buryo nimba hari naho yumvishe, sohoka ugende ujye gufata umwuka mwiza. Niba ari icyuya cyakubangamiye cy'umuntu runaka, muhunge ugere hirya, kuko ibi biri mu bintu bishobora gutuma ugira ikibazo. Ikindi ni byiza kwimenya kuri iki kijyanye n'impumuro. Ni byiza kwimenya ukamenya ngo iyo mpuye n'impumuro runaka gutya intera ikibazo. Mu gihe rero uhuye nawe, irinde gukomeza kwensista ngo bikamagume, no, haguruka ugende ubyirinde, ujye gufata umwuka mwiza, cyangwa ufungura amadirishya nimba ari bije mu nzu, ufungura imiryango kugira ngo umwuka mubi usohoke, haboneke umwuka mwiza. Icya gatandatu ni ugufata ibyo kurya bikungahaye kuri poroteyine.
nabyo ubushakashatsi bugaragaza ko ibyo kurya bikungahaye kuri poroteyine bigiramo akantu k'agasukari, bikarinda kuruka, bikarinda kumva ufite iseseme. Ibintu birimo poroteyine ushobora kwibaza ngo ni ibiki. Ushobora gufata igi, ushobora gufata amata, ibishyimbo, inyama. Ibyo ni ibintu bikungahaye kuri poroteyine. Gerageza rero mu byo kurya byose ufate ibyo kurya bikungahaye kuri poroteyine, bizakurinda ibibazo byo kuruka. Icya karindwi no gufata vitamine B6. B6 ushobora kutamenya ibyo kurya wakoresha bikungahaye kuri iyi vitamine ya B6, ariko ubushakashatsi bugabanya ko igaragaza ibibazo byo kuruka ku mugore utwite. Gusa icyitonderwa kuri iyi B6 ntabwo ari ukuyifata uko ubonye, ntabwo ari ukumva kuba wagize iseseme. Numvishe ikiganiro kibivugaho ko B6 hari icyo byagabanya, no, ahubwo ni byiza kuyifata ariko ukurikije inama za muganga. Mbese ntuzayifate wowe ubyihaye gusa, ahubwo uzajya kwa muganga, nibabona uyikwiriye ari ngombwa kuyifata ni ukuri uzayifate, ariko mu gihe muganga utayihawe na muganga, utahawe inama na muganga, byihorere uyifata bitazaguteza ibindi bibazo. Icya munani ni ukuruhuka bihagije. Umugore utwite ni byiza ko ufata igihe cyo kuruhuka. Ushobora kwibaza ngo kuruhuka ni ukugenda ukajya mu buriri gusa, ukajya kuri telefone, ukajya ku bindi. No, ahubwo ufata igihe cyawe, ibintu byose bishobora kukudistabinga cyangwa bishobora kukuderanja mu gihe uryamye bikureho, inkomyi zose zikureho, ariko uryame ufate igihe cyo kuruhuka. Nimba wumva unaniwe uvuye mu kazi cyangwa se wakoze kenshi gatuma unanirwa, gerageza uruhuke bihagije. Umugore utwite iyo yaruhutse biba byiza, nta bindi bibazo agira. Rero ubushakashatsi bugaragaza ko umugore waruhutse mu gihe atwite bituma atagira ibibazo byo kuruka, ko umunaniro n'umunabi byatuma aruka. Icya 9 ni ukuri nimba uzi ko ibyo kurya birimo ibirungo byinshi cyangwa bifite impumuro ikabije cyane bikugiraho ikibazo, byihorere, ntukabifate. Ntukafate ibyo kurya birimo amasipayisi, fata ibyo kurya byoroshye bitari buguteze ikibazo, kuko hari ababyeyi benshi bagira ibibazo ku bijyanye n'ibirungo. Niba uzi neza ko ibirungo biguteza ibibazo, bihagarike, ntukarye ibyo kurya birimo ibirungo. Icya 10, kuryama ukimara kurya ntabwo ari byiza. Umaze kurya cyangwa se umaze gufata ikintu runaka uhise uryama urasinziriye pe, ntabwo ari byiza, si byiza. Byibuze gerageza nibura umare nk'iminota, hagati y'iminota 30 n'isaha, ubanze wicare uruhuke mu gihe umaze kurya. We kurya uhita uryama usinzire, kuko bimwe bishobora guteza ingaruka z'uko ibyo kurya mu gihe byari byarenze mu gifu bishobora kugaruka mu gifu bikaba byaguteza kuruka. Ntabwo ari byiza rero kurya ugahita uryama. Nk'inama ya muganga rero, muganga icyitonderwa kuri ibi ngibi, yego nkubwiye ibyiza cyangwa se ibintu 10 byakurinda kuruka, ndabikubwiye uyu munsi, ariko mu gihe uruka bikabije ku buryo nta kintu ubasha gushyira mu nda, yaba icyo kunywa yaba icyo kurya, ndetse bikagera n'aho uruka amaraso, ni byiza kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe bitateza ibindi bibazo umwana. Rero ikiganiro cy'uyu munsi ni ahangaha tugisoreje. Nizere ko kiri bubaryohere, maze rero nawe utarakora subscribe hita uyikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi uko dushyizeho ibiganiro. Ibiganiro byacu rero ni kuri RN Agape Official. Nakagaruka ukora subscribe, like, share na comment. Ntukihererane iki kiganiro, niba rwose kikuryoheye gisangize abandi. Ibiganiro byo kuri RN Agape Official nakagaruka. Ndabakunda, nanabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Murakoze cyane.